nk'uko rero twaraye inkera, igitaramo turagikesha inkera y'abahizi. Ndabona rero bigikomeje nk'uko twaraye igitaramo tunezerewe, ariko muri aka kanya hari abandi bashyitsi tubonye, ntago nzi neza nimba umwana wacu witwa Valentine yaba araritse cyangwa se abatumiye, ariko turabishimiye. Ntabwo kugira ngo rero atebuke abigire vuba vuba, kubera ko twebwe ntabwo dushonje kandi ntabwo dufite inyota. Urahereza ntege kurura kugira ngo yakire umushyitsi wundi waje atugana. Nibyo bashyitsi beza turabakiriye mu izina rya Yesu. Ni ukuri nk'uko umusangiza w'amagambo bivuze, nimugoroba twari turi muri aniveriseri y'umwana wacu wari wujuje imyaka 21. Namwe rero mugeze aha ngaha, ashobora kuba yarabatumiye kugira ngo namwe muze kwifatanya nabo. Turagira ngo rero aka kanya tubahe ijambo. Abaturage bo mu mudugudu bamenye kugira ngo ndetse nanjye rero ku batanzi nitwa Twarimana Alphonse, nkaba naturutse mu mudugudu wa Kirambo. Uzi ukuntu biragenda, jya ufata dutoya uko ka Kirambo ufata amafoto gutyo nabwo ufatiyemo amafoto urabona wakamenya ako kantu. Iyo ukanze hano ufatiyemo ifoto rero mu cyamahoro uyihagaritse ugukubye gatoya, ujye utukupa gatoya igihe aje gusaba umugeni, ariko twari turi muri aniveriseri. Urumva rero ibirori birahuriranye, banze dukomere Imana amashyi. Urakoze cyane rero Alphonse, nk'uko uje kudusaba umugeni. Abageni turabafite ni benshi, ariko uyu munsi wa aniveriseri, uyu munsi ariko amasezerano twagiranye, yambwiye ko ari ubuntu uziturwa, ko namara kubona umugeni azajya guhaha, noneho akazaza kutwitura, kubera ko tuzaba twamwegeye neza. Azariya rero iyo jambo twasezeranye umuvandimwe n'ubwiriye kirabiri umugeni namumuha aramujyana rwose, ntabwo arenze n'umwe. Abageni turabafite rwose, haba na ejo bundi mugeni we uzamumuhekera tumumuzane. Imana ubahe umugisha. Murakoze kuba munyemereye umugeni, mukaba mwemeye kumpa namwe. Imana ibahirireho umugisha. Kugira ngo amasezerano twari twasezeranye, kugira ngo hano twari twasezeranye, ubundi ngira ngo ndabona rero bazanye amasuka. Ese isuka nayo gusaba umugeni? iyo rero banje kubashyikiriza mwa babyeyi mwe, kubera ko nasigaye ku kiraro ngo uyu muvandimwe n'ubundi azatuzanira inyitura. Ariko Marite, hari ikintu twatangiye aha ngaha twavugaga yuko turi mu isabukuru. Ni ukuvuga ngo isabukuru mwayisubitse cyangwa se nayo irakomeje? Isabukuru ntabwo twayisubitse, ariko ntabwo wabona umushyitsi uje gusanga ngo umusubize inyuma. Mwagombaga akayishyira ku rutonde rw'ibyigwa tukaza kubyigaho, ntabwo byari ngombwa ngo bisimbure ibyo twari turimo. Cyabikoze rero ubwo ngubwo biri ku rutonde,
ibyo twari turimo turibuza gukomerezaho nabyo ntituza kubigeraho turaza kubabwira. sawa ntari sawa korodinateri wacu rero ubwo nawe agiye kwandika biriya bintu muri jenda, ariko ntabyandike turamufite, twe tuba dufite abakorodinateri ntabyo, ariko ntabwo ari uyu munsi. Nitumara kubyigaho nyine turaterana tubyigeho, kuko umugeni wari ahari ntimugire ikibazo, ariko turabaha umunsi muzaza kumujyana. Murakoze. ahubwo wambariza kubaha niba umugeni we twamumwemereye, ariko se ibintu bisabwa kugira ngo abone umugeni byose arabitunga? ndumva narabitanze, ahubwo ndumva mwamuha umugeni nk'uko namubemereye namubasabye, ubundi nkazabazanira inka y'inyiturano. Murakoze. None se umukobwa dufite si mikoro kuri kwimwaka, mva mugabo asubize mikoro. Umukobwa dufite rero ari ku ishuri, ibyo niba yarabitunganyije twakwakiye, tugiye gusangira, noneho tuze kugira igihe tugusezerere uzamuke, niba ku ishuri tuzagutumaho. ndumva icyiza ari uko mwamutumaho, ahubwo muba mwaremeye kumumpa, n'ubundi ntabwo bizamubuza kwiga, kuko nanjye ubushobozi ndabufite, namurihirira. None se tuvuze ko hari ubwo yibye, ko umuntu wibye ariwe barihirira? ariko uko biri kose namutangira amarezi yo ku ishuri. twebwe umukobwa wacu ntabwo yibye ku buryo twamurihirira, cyangwa se ngo ujye kumurihirira. Twakubwiye ko ari ku ishuri ariho ariga. Uko biri kose kuva mwamunyemereye ntacyo bitwaye rwose, amashuri nanjye namutangira amarezi, ariko umufite ntimuraba utegereje, wowe uraba utegereje abanze arangize kwiga. namushakaga yize, nanjye ntabwo nabategetse, ahubwo ndi kubasaba nk'ababyeyi. Niba uri gusaba rero, iyo uri gusaba ibyo bakubwiye urabitegereza ukabikurikiza, ubwo nava ku ishuri tuzagutumaho. Tekereza murambwira uko biri bagenda. Oya, nta yindi ntumwa, twebwe ibyacu tubivugira muri rusange. rwose kuba nabasabye umugeni bamunyemerera, Twamukwemera ese nse duhakana? Ntabwo twahakana. mwaraje kudusaba umugeni, none nka nyirasenge ndamubahaye, nta kibazo. Amashyi menshi cyane, menshi cyane. Ubwo rero nyirasenge yabyemeye, n'abandi bose bakaba babyemeye, umugeni natwe turamubaha. Ubwo gahunda yacu irasubitse, nubwo mutuvanze ariko turihangana. Mwamenye uko ninjye musaza we mukuru, ninjye mukuru muri uru rugo rwa Bagemahe Charles, ninjye mukuru. Nitwa rero Izigimana Philippe, ariko icyivugo cyanje ndirutse rwabize iminega mu ruhinga, inkuba zose kwa mugabo nyirikira, abagabo bambona bagatangara, nanze guhunga iwacu waburazi.
hari mubizi ntabwo inzara ikintera ubwoba. Kagari ka Nyakamira, umudugudu wa Nyarushekera, dutanga abageni n'abandi twarababahaye nkanswe mwebwe kugira ngo bacunguze mwese nk'abakobwa b'iwacu, kubera ko abakobwa turabafite. ndabona rero baje abakobwa baje ngaba bamushubije iyo nziramugozi cyane rwose. Nimuze nuko iyo nziramugozi yishubije wa musaza, mutambuke mugende musuhuze, mukomeze abantu barashaka umugeni, ndagira ngo baze kwigiramo, muze musuhuze umusaza. Igiti kiri mu imbuto nicyo giterwa amabuye, impamvu ubona ugeragezwa n'ubuhinzi bw'uruzi. Igiti kiri mu imbuto nicyo giterwa amabuye, impamvu ubona ugeragezwa n'ubuhinzi bw'uruzi. Bahagaze aha hantu n'iteka Imana Nyiringabo, turabasabira umugisha kugira ngo ukomeze kubahangisha ibyo kandi bane natwe twese. Umwami Imana rero ni gahunda, ni ukuri uhagarare uboneke, abana b'abantu babure, haboneke ubutware bwawe, ngo tuyobore muri byose. Dore ubu umuyobozi mukuru uhagarare witugire, ni ukuri Imana twasamye wirangurire ubugire buri wese uri ahantu, maze haboneke wowe, aho kuboneka twe abana b'abantu haboneke izina ryawe. Abo bantu natwe tugirire neza, ibyaduhesha amara n'ubugingo bw'ibintu dusabye twese mu izina rya Yesu. Amen. hariya rero aho bigeze wambaye kureba wambwira ngo warimo nkakubaza ikindi kintu kirakurikiraho. yarimo namubonye. Wamubonye? None se ubonye koko ari mu rugero rwawe? Ngiye ko mfite umusore uriya ari mu rugero rw'umusore wanjye. Uruhuke ariko ndasaba bano basore barangare baretse kurengera, ahubwo nakwereke uwo ari we. ntibarengere gusa ndabyikoreye, ahubwo tubwire umusore waje gusabire uwo ari we. Payi wowe nta kibazo, wowe uba witonze, uri murumuna wanjye nakubwira, natubwire izina rye. iyo nagize Samweli sawa, aho nahaguruke turebe. Nahaguruke. Oce, urakoze cyane. Tuzanye benshi kandi utubwiye ko waje gusabira umusore, kandi twebwe badusabye umukobwa umwe, twebwe turaguha abakobwa benshi, cyangwa se urashaka ko tuguha umukobwa umwe akajyana n'abasore benshi? Umuryango wose wazanye cyangwa bimeze bite? Ntabwo ari umuryango wose nazanye, ariko n'umusore nawe afite inshuti, ariko niwe nagize Samweli arahari. Urashaka noneho nyirizina bwite Samweli atera intambwe imwe yegera imbere, ebyiri yegera imbere kugira ngo tumenye uwo ari we. Uyu niwe nagize Samweli. Uraho Samweli? Murakomeye shongera y'umusengo, ntugasita n'amashege. Mukoma amashyi rwose. Ariko ukiri aho ngaho
Yumvise Samuel yuzuyemo neza neza. aruzuye rwose, nari nzi yuko Niba yuzuye. aruzuye pe, ni munini cyane rwose, None se ni bogari. niba nagezeyo uwo musabira aramuzi. Okay. Niba umuzi bano banaka mbasabe umwanya. Ntabwo kujya kumureba. Tambuka rwose. Ni igihugu nahunze. Avuye mu nzira. Shingura rwose. Nakubwira iki? Ubona rwose agenda suza abantu benshi. Hari umuntu yaje gusaba witwa Ishimwe, ariko ari kumwe n'abapolisi bamugaragiye. Ariko umva hari ahantu twoherejeyo umuntu umwe. Shoreka niba nawe ugiye umuntu, hari umukobwa nawe wasa mwaho ngaho, niko uri kumva? Wowe musore uri gukora icyo aho ngaho? Kose wageze wamubonye? Murakoze cyane, nk'uko nari basezeranyije nababwiye ko igiye kujya Dubai kuzana umugeni wacu ariho yigaga, ariko byabaye ngombwa ko ngira n'umuntu umukomerekeye abo twita abakomvayeri, ntabwo nagenda njyenyine, rero umugeni namuzanye. Hanyuma murakoze, amashyi menshi cyane. babashimire. Ariko se uwo muntu ugeze aho ngaho we hari ikintu burya iyo umuntu akuzaniye umuntu bamushimira, yaba azi gushimira. Reka tube dutegereje, nashimira turabimenya. Turahita tubimenya, turaba tureba. Rwose umubavu mwiza cyane. Rero ko byagenda kose ndagushimiye. Ariya mavuta rero, ese va yitwa ngo icyo ari amavuta muti? Amavuta ibihumura neza. Ndabona mushimiye. Uzi ko hari ikintu amuhaye we? Mwegere. Ubegereye ukaba utari kumbwira. Katutureba. Ujye umbwira njyewe dore ntabwo mbegereye cyane. Namuhaye envirope. Ariko mwemuretse gakeya. Mwemuretse. Uzi ko byaba ndi koko bibaye ruswa ndeba. Reka mbaze. Uriya we yavuze tubwire. Koko se muramuzanye, arabashimiye, muramutanze? turemeye turamutanze. Noneho rero mukimara gufata ruswa cyangwa se abashimiye, sinshaka kujya kubona amaso yanjye kuko nibagiye kubafungana. Nigendere. Aramutanze rero, na nyirasenge yamutanze, se ubundi bariya nibo batari kumutanga. Nyirasenge we noneho rero tugezeho, tugiye yuje mu rugo rero muhagarariye aho ngaho turabona uko tugiye kubigenza. Yuje mu rugo hari umuntu ukujyana akakugeza mu cyumba muri salo, mugakomeza. Nyakubahwa mwari wacu, komeza umutambagize umuryango, muze mutambagire umuryango. Mukomeze muza mutambuka umutambagize mu muryango. Mutambagize umuryango.
mbega umutambagiro shenge we utambagiza umuryango ibintu byiza cyane kandi bidasanzwe ati rero ati muryango wanjye muhaguruke bereke umuntu waje kunsaba inunguyu rwose iri byishimo ibihumura neza niko fa yambwiye biriya yambwiye ngo ni ibihumura neza aramusuhuza ati urakoze cyane agera ku wundi mubyeyi wabyaye Florence rero ukwiye ibi bihumura neza Imana rero aranamubwiye ngo Imana ibamugisha mwarakoze turebe ko guhita agenda se turebe niba se ariko kubera njyewe ndi kubona bisa naho ndi kureho bukeya ariko rero nawe musaza mwiza cyane nkunda ndabamenye izina rye uwo musaza yitwa Ihoranyituze bamumenye rero nawe ubwo uri hafi urajya umbwira ndajya nkubwira noneho ndajya nkubwira n'ijye ndi hafi amuteye ibihumura neza bya bindi wambwiye ko ari ibihumura neza turongera ngera ku wundi mubyeyi uraho indaho nuko nuko izina rero ni izina ryiza cyane amutera ibihumura neza nuko nuko ndabona rero muri iki gihe gikomeye cyane ariko umva umusore yego umva umusore uretse gakeya uretse uwo ngundi uri aho ngaho uretse umubyeyi uretse gakeya umubyeyi ko yihuse cyane se buriya rero ntabwo kumenya impamvu ubwuzu ariko yewe munega amatwi mwumva icyo ari kubabwira mwarana nimwe kubwira umva we muretse iryo kote ry'imbere uwo musaza yari afite ni muri mwambure nabanze arikure nibyo yari arimo akubwira nanjye nari kugucira isiri nibyo nari ndimo nkubwira kandi mujye mudutega amatwi ibyo tubabwira byo mukora yabyubahirije noneho rero akiri kubikora buriya ukuntu jyewe sharire yanoje iyo kiriho tugiye nshaka kugira ngo ngire ikintu mbwira sharire n'umumama akabimvugira rero nyakubahwa umusore ujye utuma uwo mukobwa wawe akugireyo ujye umutuma akugireyo ibyo ukeneye guha abo babyeyi uri uwo mukobwa abibashyikirize mbese kuko nanone yaba agiye kurengera yaba arenze mu cyumba kandi asize umuntu hafi aho twakomeje ariko ntacyo bitwaye ririya kote se kutambwiye aho yari kuye iyo warebye hafi uba wambwiye ririya kote rero iyi kote ryo kumurinda imbeho kuko turi kwegereza igihe cy'imvura yarikuye mu gihugu cya Bolsoniya urahazi muri Bolsoniya igura amadolari ntabwo ari amafaranga y'amanyarwanda urabona rero araberewe cyane yari mwambitse noneho mukecuru mama itubyara iyo ugiye ku isoko urabanza ugiye kugura umwenda ukawugura kandi ukawugura abantu bakuru uri kunyumva abantu bameze gake kugira ngo babizi ndagira ngo dutumire abantu bagiye guhabwa akado ku ruhande rw'umukobwa batambuke abagiye guhabwa akado ku ruhande rw'umukobwa batambuke ni ukubavuga amazina urahera kuri Tuyishime Claude Tuyishime Claude ugiye gutambuka Tuyishime Claude
John uri mu biki? Tushime korari yahageze undi kabanze yakire kadoye abandi turabahamagara bishime ufite kado ya korode yatambuka akayishyikiriza bariya akayimuha kwagiye rero uriya korode yigeze na rimwe ugira ikosa na rimwe ati none rero ndagushimiye wabanye n'umukunzi wanjye neza kwagiye undi ukurikiyeho ninde amwita Korodina ufite iyo korodina yakihuta wubashye mukuru wawe unigaragara wabaguhaze ndabizi aka ni agashimo kandi Imana iguha umugisha niyo magambo asoza ariko noneho rero bakiri gufata aho ngaho mwese mwakagombye ukurikiyeho bamwita Ingabire nawe kadoya Ingabire noneho rero aha tugeze sibyo tugeze kuri Ingabire mwe wagenemo sibyo Museke mugeze kuri Ingabire wamubona uri kumureba ariko ndashaka ko mwebwe munyereka 32 antideda oya kudaseka mu mbibonese aho hantu aho ngaho niho nashakaga tarantideda twagiye undi bamwita Fike urengera imbere hano witwa Fike nimba hari undi baratongorera bambariza umbwire hari undi ndumva rero mwabanza mugakomera abana amashyi tukabwira gahunda zigiye gukurikira amashyi menshi cyane mwishimye ikibazo yego yaragize ikibazo ariko ndashaka ubutumwa bw'abana bantu bari hano bafite umujinya agahinda n'intimba bafite n'abantu babikuye kera ngo sinzi ukuntu babivugaga ariko iyo wishimye ababyeyi bavuza impundu abagabo bakivuga ubundi turakoma no mu mashyi twagiye ku kindi cyiciro nibyo byiza ababyeyi bo ku ruhande rw'umusore bagomba gufata impano mwatambuka mutambuke Foromina bari ubanza utambuke witwa Foromina abanza ari gutambuka ariko aho ngaho winjijisha mureke duhere ku babyeyi abandi bantu tukaba bakenera mu cyiciro cyabo so namwambwiye kwerekana video reka duhere ku babyeyi hari video natafashe n'amaguru hari niba nyifite abandi bari kumanuka ahangaha bari bakunaye hayi banzi nari ndi kuri WhatsApp cyane yasabe WhatsApp ya Rora kuri WhatsApp arayikura birani sawa abantu ni sawa cyane ati rero ibi bihumura neza biragukwiriye umugabane wihutisha usigaje iminota hano utarinze utanu yonyine
n'itanu. itanu yonyine ibintu byose tugomba kuba umaze kubikora mu minota itanu. Turi mu gihe cy'izuba kandi inyota ikizaho ivumbi rikaza mu mihogo, ati none rero ntago bikwiriye, ati mwakire akamanura inyota, akamanura vumbi. Arongera ashyira ibihumura neza ku ngofero. Umubyeyi rero uwo twabwiye byanjye byakongera mbabyumvise. Arabizi oya buretse ishyiremo neza ibitego byose ni uco. ko yakubereye mama. Ko umubereye yamubereye turi bamwe. Wereke kumwambitse neza. Mbega ingofero nziza cyane yaturutse muri Maroc. Muri Morocco. Ashaka urukundo rw'umutima yanyuze mu bihe bigoye cyane yiringira Imana inshuti ye ya mbere mu gushakisha ibiributso ratorwa nyuma y'abakobwa benshi yasanze nk'umukobwa w'igikundiro Florence Manishimwe nari wigeze nimukwe yamubereye impano Imana idasubirwaho Yaragiye rero ageze muri Maroc, ntabwo hakuye ingofero gusa akurayo n'ikoti. None rero ati mwakire, ati namwe byababera. Ashyira mu bwinshi pururiye, ashyira mu bwinshi, namwe byababera. Urabona ikoti riramubereye cyane. Nyuma rero umunyamakuru nawe ati ifoto y'urwibutso. Ati rero ndabona ugeze muri za bukuru, ati mwakire iyi nkoni kugira ngo muzajye muyifashisha mu gihe murimo rwose musindagira muri mu za bukuru. Urabona ni inkoni nziza, iriya ntabwo igivunika, yamara imyaka 2111. Iriya nkoni nta kintu ishobora kuba, iriho n'utubara twiza cyane. Bayi rero isigaye njyewe urajya umbwira, ahasigaye njyewe ndi kure ntabwo mpegereye neza, ujye umbwira icyo uriya munyamakuru azabitangaza. Twebwe twari tubizi nk'abantu twari duhari, mbona nkubone cyangwa live. Iyo ikintu kiri kuba ureba babyitaho, reka negereye hino ndakubwira. Azanye rero igiseke, ariko ntabwo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni mugende, ni igiseke. Arababwira ati rero uko byagenda kose agapfundikiye gatera amatsiko. Ahangaha harimo ibintu byinshi, urukundo, amahirwe n'ibanga. Ati mfashe uriya mwenda uzi ko witwa, nabikubwiye Champe. Ibintu ni uburyohe rwose, hano kunyarukira ibintu ni uburyohe. Ati rero udupfunyikire ukundi wabigenza ariko ubigenza nawe kandi urabigenje shariya bikaza ureba ibi ngibi. Erega buriya baba bageze mu zabukuru, kubibutsa ni ngombwa. Ati twese twibumbeye hamwe ninde yatubasha. Ibi niko bisobanuye, ninde yatubasha. Nawe umuyaga ntiwatujegajeza, imbeho ntiyadukomaho. Ati none rero
dukomeze twibumbire hamwe. umuntu ugomba kwakira ababyeyi akabaza ko bari hafi. Wa mutungo wimukanwa nawe yawuzanye, wabibonye fayi yanzu wimukanwa nawe yayizanye. Ati ndabizi imvura iba izuba naryo rikaba, ntabwo bikwiriye yuko mwanyagirwa kandi mwaratubyaye babyeyi beza. Mama we dore ifoto, ifoto y'urwibutso n'ingabure umuryango wacu. Nta zuba ryabakoraho ukundi, iriya ni impano niko nababwiye, ariko ntabwo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, ntabwo ari twebwe tuzahora mu kinyarwanda gusa, yitwa impano. Iryo jambo ati nimwakire impano kubera ko mwagize neza. Ubisuye ibi foto njye ntabwo wancika. Abikura imvirope yanditseho amagambo akomeye cyane, ati ndabashimiye kubera yuko muri abana beza, ati kandi Imana izabaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ati rero ivumbi mu muhanda, ariko se ivumbi mu muhanda ndabizi, nta kintu mushobora kuzaba bari kandi kumwe namwe. nagira ngo gaze bambye n'icyiciro cy'ababyeyi kirangiye. Yego. Bakira ababyeyi basubire mu mwanya baruhuke. Noneho egera hara hafi, egera hafi aho ngaho noneho handa rwabo ahangaha. Yego. Bakubwira umuntu wambaye Feromine. yakakubwira ngo akaba ari mu nzira ze. Yageze Feromine rero Nyiramahirwe yagize n'amahirwe. Batina yegereye ino, ati rero kubera yuko mwitwaye neza ntabwo mwigize na rimwe munsuzugura, ati none turakabeho rwose, muzahorana amahirwe, uri nyiramahirwe. Ndazi kunyigisha ku manota gutambuka. Iriya se sinabonye ayindusha. Nanjye ndagushimiye. Uyu ni Alphonsine. kwiga biragora ariko da akira kubera yuko umukunzi wanjye wamufashe neza. Uriya mwana utanze kado nyuma n'uwa Ati kandi ntabwo nzigera nkubahuka. Ati Imana ishimwe cyane. uyu uri kurenza hariya wambaye imyitero y'icyatsi kibisi. wo mu Bugesera. Iyi mpano kugira Abahungu ngo bashize bari kwica muzakomeze mugubwe neza. barahagwa ahubwo. Ndumva rero basa naho icyiciro kirarangiye. birarangiye. Icyiciro kiragicukije. Yego. Noneho rero ubwo gisigaye nabo Baregera hino, baregera Dore ifoto nanjye bose ntacyo bakora. baregera hino kugira ngo nabo haruguru babe babareba. Baregera ahangaha hano imbere ya minisiteri. Baze hano, Muratambuka abageni, baze hano. turi hano imbere ya minisiteri. Ntabwo twahora y'abazungu gusa, hariya handitseho ngo warakoze mubyeyi. Made in Rwanda. Ntabwo twahora mu binyabazungu gusa, reka turebe ahandi bagiye.
ikamba ririya ryitwa ikamba ry'uburere bwiza no kwanditseho ngo warakoze mubyeyi kubera yuko yabareze neza ati muraho mama we mwarakoze ngariye gutya mbikesha mwebwe atamezi 9 mu nda yanyu none mwite mugenda mwigengesera kugira ngo ntahungabana ati none koko mu by'ukuri ati Imana ibamugisha mbega ibyishimo ati rero ikamba ry'uburere bwiza ryanditseho ngo warakoze mubyeyi usome neza icyo gusome neza kumbwira ikinyarwanda ariko byanditse mu ibara ry'izahabu izahabu irabakirana ati warakoze mubyeyi mbega ibintu byiza cyane arakamwambika neza buriya rero biriya bintu kiranye n'abandi babyeyi barimo barasopera uburere mugendamo abana banyu ntabwo muba muri kureba byiza cyane rwose baramuporotokora mubirebesha imbere rwose kugira ngo umunyamakuru abashe kubikamera neza ni byiza cyane warakoze mubyeyi ukora menshi cyane ariko mwebwe ntacyo bashona rwose yo gushimira burya inama rero burya inama n'ikintu mwamaze gukoresha muri kano gasaba hariya rwose hariya faye ari kubabwira agatabo kameze neza yego aho namwe murabona abandi none se naho ngaho se faye yababwiye naho ngaho yababwiye abereke faye hariya ni bantu batugamye abantu bose baraba bareba nimwegera aho ngaho hano hose baraba bari kubareba neza bakora amasaha ariko tugendamo yego ati ngomba guteraho ibihumura neza niko faye yambwiye byitwa jewe mu kinyarwanda nzi ko byitwa amavuta ariko yambwiye ko ari ibihumura neza ati rero bitewe n'urukundo nagukunze kuva kera nyikubona hashize imyaka myinshi rwose nkuzi ubwo urukundo nagusabye ukarunyemerera akira iyi kado kugira ngo izabe urwibutso rw'urukundo rwanjye biriya ni ibintu byiza cyane nuko mama we atakira mfasha ati ariko rero ntabwo byagarukira aho ngaho ntabwo byaciraho iriya nzu yitwa umutungo wimukanwa ahantu hose wajya wawujyana wajya muri Barcelona ubumwe za Amerika iyi nzu igomba kujyanwayo nta zuba ryagukomaho iyi nzu isize irangi rya amekikorori mu ibara ryiza cyane ryitwa ubururu mbega ifoto nziza cyane nuko mama shefu ati rwose urakoze cyane waramwogoreyemo urakoze cyane turi kumwe kandi byose tuzabifatanya iyo nzu mugomba kuzajya muyijyana aho muzajya mujya hose ati zana urutoki ncire ikimenyetso ati zana urutoki rwawe rwa rutoki arangije kugusobanurira bitewe ashyizeho urutoki ku rutoki ashyizeho akantu karabagirana ariko kitwa impeta ariko ni ikimenyetso cy'urukundo
barakoze cyane rwose baracyakameje reka turebe rero ndabona ariko hagati aho gakeya cyane itangazo ryihutirwa umuntu ufite telefone itariye ayimereza hano kugira ngo nyirayo aze ayifate kubera ko ayikeneye kugira ngo abaze amakuru y'uko bimeze ariko baranagambiriye hariya rero iriya ni ikodi niko babyita. Hanyuma Florence ahantu yarikuye rero ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni kure cyane ahantu ni mu Buhinde, mu gihugu cy'Ubuhinde aho yigaga, handi twamukuye ku ishuri aho yigaga. yanyuze ku isoko arizanye Yaje arizanye, yanyuze mu isoko mpuzamahanga arareba abona rikwiriye umukunzi we, none rero amaze kuryigera abona riramukwiriye, ati ndabona ibyiza ibyankwira namwe ibyambera namwe byababera. Ntabwo nakwifuriza ikibi na rimwe, icyiza cyose ndakikwifurije. Ntihakagire imbeho igukoraho n'umunsi umwe, ati reka iri kote nikwambike neza. Ikote nakubwiye yuko atari ururimi rw'Ikinyarwanda, ntabwo ari Ikinyarwanda. Yego, ryavuye mu gihugu cy'Ubuhinde mu isoko mpuzamahanga ry'Ubuhinde. Abanyamakuru nabo nyine babona umwanya baririraho firingi. Murya firingi bana banjye, bayita ifiye, mwitetere. Ako kantu ni sawa. ikindi gisigaye Hari ikindi gisigaye ndabona bakiri kujya inama. bajya inama batubwiye Iya ikindi batubwiye hari ikindi ndabona nta kindi. muze mubyumva mwe muruhutse Yego, murubutse. none hari kubura iki hari kubura iki Gisigaye bagemaye. noneho ubwo rero wambariza uyu musaza reka tumaze kwabibona Murakoze rwose, ni byiza, ndishimye ndanezerewe, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amashyi menshi cyane. ahubwo ngira ngo ni ukuri buriya abashimye abasabye umugeni, none umugeni Ndagira ngo kandi mwamumpaye, ndagira ngo ndetse munkundiye yihutisha uburyo kuko urakoze twahoze tukubwira ko itariki nigera tuzaguhekera umugeni ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani. Umugeni tuzamukugezaho. uri gutinda byagutumye bikora vuba. Yamuzehe nani? oya n'imizeho urabyihorera Niwe urabitanga se? ni umubare w'umuhamagara niwe yaretse ko bitange. oya ntabwo bitangira Amasegonda 15. Ku masegonda 15 hari umuntu dutegereje, ntaramenya izina rye ariko yakaba yageze ahangaha 15. Banyibutse izina ryawe. 15 utarenze. neza.
ahimbazwe. nejejwe no kuba ndi kuri uyu musozi kubera impamvu y'ubukwe bwa mushiki wanjye. Ndashaka gushimira mama Ngabire ahagaze mu mwanya wa mama agakora ibyo mama yari bukore mu gihe yari amaze kutubwira ngo aheza ari mu ijuru. Uyu mwana bamumuzaniye abura amezi 5 kuzuza imyaka, yakoze ibyo nagombaga gukora. Ndumva nanezezwa nuko yahagurutse. Ndashaka ko Florence afasha ugashimira uyu mubyeyi wamureze akaba ageze aha ngaha. Ibintu biba bitoroshye, ariko numvise nanezezwa nuko nagushimira aho mama atarahari warahahagaze, wabaye mama uba na mama wacu. Mbese ntacyo nabona, nari nateguye kado. Iyi ni kado yo kugushimira kubera ko wareze neza. Iyi kado y'uburere bwiza ndayiguhaye. Iyi kado uyu mwana nafashe tumuhe kado kuko birakwiriye. Hanyuma iyi kado ni yuko Florence yitwaye neza, yitwaye neza. Abantu bose bateraniye hano ndakeka ari kubwe. Mama Ngabire nafashe nawe tuyimuhe tumushimire kuko yitwaye neza. Arakoze mwana wa mama na data. Imana izaguha umugisha, uzubaka urugo rugwire, uzatunge utunganirwe, usabiye umugisha ku bana, uzatunge. Sawa. arakoze cyane, mubongera amashyi menshi cyane. Ndagira ngo bitabaye ngombwa yuko tugusabye kugira ngo tuyobore no mu nzira turaca mutegura imitego ya Satani. Mu izina rya Yesu, gahunda yose ni iyawe, tubisabye mu izina rya Yesu, Amen. bagomba kandi kubakira hamwe urugo rwabo, bagahabwa umugisha w'Imana yavuze iti mugire mworoke, kandi urugo rwabo bakaruyobora mu binyuzwe mu kubaha Imana ndetse no gukomeza itorero ryayo. Impamvu ya gatatu, bagomba kugira umubano abagore benshi cyangwa gushaka abagabo benshi kugira ngo imibiri yabo ari utegereje z'umwuka wera itangizwa, ahubwo Imana ihimbarizwe imibiri yabo. Tuzaza impamvu nagira ngo tugezeho abageni bagiye gusezerana uyu munsi, zatumye Imana ishyiraho gukirwa kwera, ari byo yifuzaga ko bikozwa, ari byo yashakaga ko bagiye kubana, kandi bigatuma imigisha wayo yabateganyirije ubageraho. Nanone kandi abagiye gushyingiranwa ni ngombwa ko babwirwa inshingano. Hari inshingano z'abagiye gushyingiranwa kugira ngo bagezweho. Ubona y'igiti Samweli na Imanishimwe Florence. Ni ngombwa ko abashyingiranwa bamenya kandi bazirikana igihe cyose inshingano zabo. Ijambo ry'Imana dushaka kuganira ku kubaha Kristo. Abagore mugandukira abagabo banyu
nk'uko bigira umwami wacu abagabo namwe mukunda abagore banyu mukabasharire nuko namwe umuntu wese afite umugore we uko yikunda kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we kandi mugandukirane bwo kubaha Kristo we n'igiti Samweli uzakunda umugore wawe Imana ishimwe ku ruhande kuko Kristo yakunda itorero rye akaba yararyitangiye niko nawe uzitangira umugore wawe uzamukora utizirikana ubwawe kandi uzakora igihe cyose ujye ukora uharanira kumutunganira kandi ntugatekereze nawe kumwirukana ahubwo mujye mugira inama hamwe y'ibatubereye kandi murukundo uzamuharike ko Imana yaremye umugabo umwe igama n'umugore umwe kugira ngo abane bombi babana bakaba umwe bitageraga ku bintu ujye uzirikana ko Imana ubwayo ari yashimye kuba ubugingo bw'umugabo wawe n'igiti Samweli nk'uko itorero rihambiriye Kristo rikamugandukira rikamwubaha kuko nawe uzakunda umugabo wawe ujye uharanira kumutunganira kandi ugatekereza rimwe kuzika cyangwa kwahukana ahubwo mujye mugira inama hamwe ibakomereye kandi mu rukundo ntukenere umugabo wawe ko ukenera umugore Imana yaremye umugabo umwe igaba n'umugore umwe kugira ngo abe ari bo bombi babana bakabiri umwe ntukananira ku n'undi muntu uwo ari wese yaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore ujye ushaka icyateza urugo rwanjye imbere kugira ngo urangwe n'ibyiza kubaha nyagasani no guharanira amahoro biture muri rwo mwebwe mwembi mujye muhana mukundana haba mu bukene cyangwa mu bukire murwaye cyangwa muri bazima mukiri bato cyangwa mugeze mu zabukuru urukundo rwanyu rurinde mujye muhana muzirikana ko muri abaragwa n'iby'ubwami bw'Imana aho ari hose mubandi mutegeke n'umwitorero mujye mubana mufite ubwenge n'urukundo kandi mutarakaranye kugira ngo mugize mutegera hamwe hatagira inzitizi mu gihe bari gutekereza kuri ziriya nshingano zabo bamaze kumva mwirinde ubwirigi igice kimwe nawe mugeni muhagurukire imbere y'Imana imbere y'itorero ryanyu ko mugiye kubana mutazatandukana babegereze mikorofoni ko gufasha abana banyu gusezerana barakuze banavuga bakuru igihe cyo kubashyingira rero umugisha Tunga ntabwo aracyatekereza ko agiye kubivuga akitunganya neza nanjye rero n'abageze haraguru n'abagiye kurahira n'Imana iri kubyumva itega n'amatwi ireba imbere niyo mpamvu bitwima amaso nyine iyo twamaze gusubira hahandi ndahiro twarahiye ni ukujya tubyirinda abagabo tujye tubyirinda n'abadamu tujye tubyirinda ni ukubyirinda gusa ahubwo tugatwigira igisha Imana yaduhaye tube imbere y'Imana imbere y'itorero ryayo ko Imana ishimwe Florence aba umugore wawe ese urembera inshingano umaze kubwirwa nadusezeranye
ikuzo mu gihe cyose uzaba ukiriho umugore wawe niba ari kubyemeye ugiye kurengera imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo urazamura ikiganza cy'iburyo bw'amazina yawe yombi uko mbyemeye Imana ibifasheho uko mbyemeye Imana ibifasheho gusubiramo rero hari igihe abantu babyitwaza ngo njye bigeze wumva ntabwo igihe cyanjye ari iki ariko bimeze ariko inshingano zitangira ukimara kubona uwo mugiye kubwubakana niho mutangira nawe inshingano zageze ibyo ni inshingano zitangira buri munsi wubahiriza gahunda bijyanye n'inshingano z'umugabo wubatse urugo. Iyo uvuze rero ngewe ngo Imana use ko Imana yatangiye ibirimo kandi Imana iri mu kazi wavuze n'amakuru Imana iri mu kazi kandi irakora iby'ubutwari kugira ngo ishyigikire umuryango wanyu ugiye kubaka. Wemereye imbere y'Imana n'imbere y'ituro ryayo ko niyo nagize Samweli aba umugabo wawe. Yesu yemeye inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranya ko mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugabo wawe niba ari kubyemeye bihaniriza imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo uravuga amazina yawe yombi uko mbyemeye Imana izifashisha uzamuye ikiganza cy'iburyo. Turasabe niba ababyeyi urukundo ruri kuri wowe kandi Imana ubushoboye aho umwana ufite rero niwo mwanya twategereje. Zamura rwose yewe niyo nagize Samweli ariko wavuze cyane abaye iyi mpeta nkwambitse ni impeta y'urukundo. Jewe niyo nagize Samweli iyi mpeta nkwambitse ni impeta y'urukundo. Gusezeranya gukunda no kubana nawe Gusezeranya gukunda no kubana nawe ukuri nta buryarya. Dusabe rero Florence nawe yewe Imana ishimwe Florence iyi mpeta nkwambitse ni impeta y'urukundo. Gusezeranya kugukunda no kubana nawe kuri nta buryarya. Nishimye cyane
na Imana ishimwe Florence wateranije urubuga rw'urukundo kandi ubaha umugisha wawe ubafashe Mana mu gurushya bagiye kubaka ubashyigikire uzabahe kubyara baheke kandi uzabahe umugisha impande zose kandi bazahora baguhamiriza imbere yawe kubw'ibitangaza uzabakoreye tubagushyize mu biganza kugira ngo ujye ubana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi uba hafi yabo ubagirire neza wandike imbaraga z'umwuka wera ubw'amasezerano bamaze gusezerana ubashyigikire Mana kandi ubashoboze ubarinde gusubira inyuma umwuka wera ajya abana nabo tubisabye Imana twese umwami wacu nje imbere y'Imana imbere y'ibitaro byayo ko wowe Samweli na Imana ishimwe ibitaro n'umudakika ubushikiranwa kuko amasezerano amaze kugirana ari uyu munsi Imana ibateranyije umugabo n'umugore kandi ntawe ubasha gutandukanya ari Imana yafatanije komera Imana yacu amushimire natwe muzi n'amashyi menshi tubishyire hafi kugira ngo dushime Imana tere intambwe uze usigire amasezerano yanyu mumaze kugirana hanyuma babafashe gusinya mwigere imbere hano damu pe mukuru n'umushyingira yingire bave basigire abageni be bahagaze hafi umuhagaze kuri mushyingira bave basigire ababyeyi bahagaze babo uhagarariye nyiragitwe hanyuma uhagarariye Florence ate basinye ababyeyi babo
Ishimwe Claudine na Imana baje basinyima. Rero ni icyemezo gitangwa n'ubuyobozi bw'itorero kiba cyateguwe abageni bamaze gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Niyo mpamvu tugiye kukibahera mu ruhande rwa benshi nk'uko babiharaniye. Tugeze mu mwanya wo gushima Imana, ndagira ngo nsabe nakire ikibo. dukomereje ariya hepfo gatoya abana bahereza imigisha abaciyemo banezerewe Samimero nageze yarazengurutse iminsi yose ashaka urukundo rw'umutima yanyuze mu bihe bigoye cyane iringira Imana n'inshuti ye ya mbere mu bushakishaje ributoratorwa nyuma y'abakobwa benshi yahasanzemo umukobwa w'igikundiro Florence Manishimwe umwari w'ineza n'impuhwe yamubereye impano y'Imana idasubirwaho tera urukundo bibona rw'abahuje Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo mwarimo arateganyirijwe kuva kera urugo rwanyu ruba umucyo ku bandi uhora bazabajya imbere hose mube umwe iteka ryose tera urukundo bibona rw'abahuje Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo Ushyira mu maso amateka abakobwa beza Narutse ku rukundo n'amasengesho kubahana ukwizera no kwihanganirana imiryango yombi iranezerewe ababyeyi bababera umugisha umunsi w'ubukwe warashyitse Imana yemeje isezerano ryanyu niyitekana murajye mushya mutangire urugendo rw'abizerwa urukundo Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo mwarimo arateganyirijwe kuva
kuva kera urugo rwanyu ruba umuco ku bandi uhoraho azabajya imbere hose mube umwe iteka ryose turi urukundo w'Imana rw'abahuje Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo barubatse ku rukundo n'amasengesho kubahana kwizera no kwihanganirana imiryango yombi iranezerewe ababyeyi bababera umugisha umunsi w'ubukwe warashyitse Imana yemeje isezerano ryanyu n'iteka n'umurage mushya mutangira urugendo rw'abizerwa turi urukundo w'Imana rw'abahuje Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo mwari mwarateganyirijwe kuva kera urugo rwanyu ruba umuco ku bandi uhoraho azabajya imbere hose mube umwe iteka ryose turi urukundo w'Imana rw'abahuje Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo mwari mwarateganyirijwe kuva kera urugo rwanyu ruba umuco ku bandi uhoraho azabajya imbere hose mube umwe iteka ryose turi urukundo w'Imana rw'abahuje Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo mwari mwarateganyirijwe kuva kera urugo rwanyu ruba umuco ku bandi uhoraho azabajya imbere hose mube umwe iteka ryose turi urukundo w'Imana rw'abahuje Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo Florence na Samuel igitangaza cy'urukundo mwari mwarateganyirijwe kuva kera urugo rwanyu ruba umucyo ku bandi uhoraho azabajya imbere hose mu bumwe iteka ryose hari igihe cyagenwe n'Imana aho imitima ibiri bumwe urukundo rurakura bucece rugakura nk'indabo y'ijuru Florence yarakuze mu rukundo Samuel nawe aramukunda by'ukuri ubu ni umunsi utazibagirana Imana irabihamije imbere y'abantu urukundo rw'Imana rw'abahuje mu rukundo rwuzuye amahoro marishimwe na niyo nagize muratubereye urugero rwiza mwe mubanye n'inama n'umushumba uhora wabahora imbere urukundo rw'Imana rw'abahuje mu rukundo rwuzuye amahoro marishimwe na niyo nagize muratubereye urugero rwiza mwe mubanye n'inama n'umushumba uhora wabahora imbere matangiye urugendo mutuje mubakiye kumana n'amasengesho imvugo n'ibikorwa byanyu byabereye abandi urugero rw'urukundo n'umunezero mu muryango kureba mushiki wanjye ashimishijwe Samuel ni umugabo uzi kubaha ubunyamateka mushyizeho umukono urukundo rw'Imana rw'abahuje mu rukundo rwuzuye amahoro marishimwe na niyo nagize muratubereye urugero rwiza mwe mubanye n'inama n'umushumba uhora wabahora imbere urukundo rw'Imana rw'abahuje mu rukundo rwuzuye amahoro marishimwe na niyo nagize muratubereye urugero rwiza mwe mubanye n'inama n'umushumba uhora wabahora imbere bareba ndatangara Imana iracyakora ibikomeye mugira amahoro mugira urukundo igihe cyose no mu bihe bigoye kuko mwahisemo kubaka ku rutare urukundo rw'Imana rw'abahuje mu rukundo rwuzuye amahoro manishimwe na niyo nagize mwabaye umugisha ku muryango mu bumwe nk'uko byanditswe Imana ibarinde iteka ryose urukundo rw'Imana rw'abahuje mu rukundo rwuzuye amahoro manishimwe na niyo nagize muratubereye urugero rwiza mwe mubanye n'inama n'umushumba